ikintu cyantunguye nuko hari ukuntu dushobora gukabya ibintu kubera kutaba uri aho biri kubera. Donc navuga ko kuba mu Buholandi tuba twumva amakuru mabi gusa. Imihanda imeze neza, amazu arubatswe neza, ariko wagera hanze ugasanga hari ubukene bukomeye. Hari ubukene rwose, hari abantu nagiye mbona baba mu mazu yenda gusenyuka kuri demokarasi. Donc nicyo kibazo nyine ko cyo kugira ubwoba mu bantu kiba hano mu Rwanda. Navuga ko ari cyo gituma na demokarasi itabaho neza hano, kubera ko mu Buholandi buri muntu arivugira ko yifuza akagaragaza ibitekerezo bye hatagombye kuba ikibazo. Nta muntu utinya kuvuga ibyo yumva muri we. Hano mu Rwanda rero aho abantu bavuga ngo sinavuga kubera ko bishobora kuntera ibibazo, ni ikintu kitagombye kuba gihari mu bihugu bihagaze kuri demokarasi. Ntabwo byoroshye kubera ko mvuga ko gukora politike hano mu Rwanda kubera ibibazo byo kutumvikana, kubera n'ibibazo byo kutagira iyo openness muri le peuple ariko no muri politike. Navuga ko ibyo bintu bituma politike ikomera hano mu gihugu. Mu gihe wabanye na mama wawe wigeze umwumva n'ingengabitekerezo ya jenoside? Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze Amavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Turabakunda cyane kandi tushimira mwese mwamajije kuba inshuti zacu zakadasohoka mukabitwereka, cyane cyane mu bitugaragaza mu biganiro dukora, uburyo tubikora mukabikurikirana, nabyo biradushimisha cyane. Ni byiza rero biduha imbaraga zo gukora kuko tuba dufite abantu dukorera kandi bikagaragara no muri comment mutanga. Gusa dusaba abantu mukunda gutanga comment zitari nziza, ntago ari cyo tugamije. Twe tuba dushaka kugira ngo twubaka abantu ariko batekereza mu buryo bw'urukundo, bumva ko umuntu yabaho nk'abandi, bumva ko umuntu agira ubuzima nk'ubw'abandi, ubuzima bwahora nyine bumeze kimwe. Nibyo duharanira rero. Iyo hajemo abantu bavanga ibintu byo gutukana n'iki, ntago tubyemera, turabyanga. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo abantu nk'abafite iyo mitekerereze bahinduke. Niba umuntu avuze ikintu kumva ntimwemeranya, si byiza ko wamubwira nabi. Ikiza nuko ahubwo watanga nawe igitekerezo cyawe bigahura. Gusa abantu mukomeje kutubeshya, turapanga ngo duhure tuganire ku bintu bitandukanye, abantu ntimubyumve ntimunabyemere. Ariko kuri iyi nshuro mbafitiye surprise. Nagiraga ngo wenda sindi buze kumuvugaho byinshi cyane bitandukanye, ari buze kubibwira, ariko muri make yitwa Raisa uje neza. Ibindi arabibabwira. Hanyuma ni umukobwa wa Madame Victoire Ingabire, muramuzi, ni umunyepolitike ukorera politike hano mu Rwanda. Ni politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi, ni ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ubutegetsi buriho. Ibyo rero ni byiza kuko bidufasha kugira ngo tubashe kumvikana, abantu bose bumvikane. N'ibitekerezo bitandukanye ntago bivuze ko abantu badakunda igihugu cyangwa se batanakikunda. Tugiye rero kuganira nawe. Mbere yuko tuganira, wenda natubwira ibyishimo afite byo kuba ari mu Rwanda, nagira ngo ubanze ubibwire ku bindi birenze. Ese utuye hehe, uba hehe, uri umukobwa, uri umumama, byose urabibabwira. Ariko nkeka ko hari ni byinshi babaza, ariko ibyiza nuko ari we wabyivugira. Tuguhaye ikaze ku Amavu TV online. Murakoze. Donc nitwa Raisa Fihalanson uje neza. Ubu ngubu maze kubyara, nararongowe. Mfite aho mba mu Buholandi hitwa Rotterdam. Ubu ngubu naje gusura igihugu mama maze imyaka 10 abamo. Byanshimishije cyane kuba ndi hano kubera ko hashize imyaka nanjye 26 naba muri iki gihugu. Kuba nagarutse ni ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane. Ni ibintu rwose nahoraga ndota nifuza kugaruka, ariko yanagiraga ubwoba bwo kugaruka, mvuga ngo se ibyo nasizeyo nibyo bigihari, ibintu byarahindutse se bihindura
bihinduka gute. Ubwo kuba naje ni ibintu navuga ko ari Imana yabiteganyije ko biba maze bikanshimisha cyane nanjye. Urakoze cyane rero. Hanyuma wenda Raisa tuganire imyaka 26 niyo wari umaze utaba mu Rwanda, ariko imyaka 10 yarishize utabona mama wawe. Kuba warumvishije bamufunguye yavuye muri gereza, sa nk'utubwira kuntu mwabaga urwo rugendo rw'imyaka igera mu 8 mutamwumva mutamubona, noneho hakiyongeraho n'indi 2 mutamubona, wenda ariko muvuga mutarahari, byari bimeze bite, byasaga biti? Twabanje kugira ubwoba mbere batangira kumufunga, tutazi kuntu ibintu bizagenda, ariko tugahora dufite ikintu cyo kwizera ko Imana izamurinda. Maze bamuciye nyine imyaka 15, maze baramufungura imyaka 8 ishize. Nkaho Imana yari dukoreye surprise rwose. Navugaga ko nari nishimye cyane, ibintu rwose perezida yakoze kumufungura kare byaradushimije cyane, byatumye tugira na courage yo kwemera ko ibintu bishobora guhinduka mu gihugu, ibintu bishobora guhinduka mu buryo ko justice ikomeza kuba mu gihugu. Ubwo hashize nyine imyaka 2 yafunguwe, tutabonana ariko tuvugana kuri za Skype no kuri za telefone, tukivuza kuza, ariko tutari twizera ko byakunda koko security yabikomeye imeze neza ko dushobora gusanga igihugu cyacu. Ariko nyuma yaho mama yageze aravuga ngo nagiye mbicunga ndabireba neza, nsanga koko ubu ngubu igihe cyageze, ushatse kuza waza koko. Ngo nanjye naho ngaho nahise ngira amahoro, ndavuga ngo ngaho reka tuze, mpita muzanira abuzukuru be. Yani ibintu n'amagambo nabiboneramo byo kubivuga, ni ibintu bidasanzwe cyane. Hanyuma wenda muri iyo myaka yose 8 afunzwe, hari uburyo abantu mwumvaga bavuga n'ibyaha mwumvaga bamuregaga yarakurikiranyweho nk'umubyeyi wawe, hari n'ibyo wigize uvuga mu kinyamakuru kimwe cyo hanze y'u Rwanda cyitwa niba ari France, wigize uvuga ko mama wawe usanzwe n'ubundi umuzi nk'umuntu w'inyangamugayo ushaka kugira ngo habeho impinduka kandi nziza. Wenda nk'umuntu mwabanye icyo gihe cyose kingana n'imyaka 20, ubwo wenda twavuga nk'imyaka 16 mubana, cyangwa se wenda n'indi myaka mwabanye, wowe uramuzi cyane, sa nk'utubwira umuzi ute, ese ibyo byaha mwarabyemeraga ko yabikoze? Ntabwo byaha twigize tubyemera. Mama tumuzi ari umuntu rwose udakunda kuwangana n'abandi bantu, abana n'abantu neza. Ni umuntu ukunda gutanga ibitekerezo bye uko abyumva. Ni umuntu wifuza ko abantu babaho neza, yaba afite icyo yakora kugira ngo afashe abandi mu kubaho neza, akora uko ashoboye rwose akabafasha. Donc ni umuntu nzi, navuga ko ari akurikije ibintu yemera kandi akaba yemera Imana, akaba ari umukristo rwose ukurikiza ibintu byo kuvuga ngo kubana n'abavandimwe ni ibintu Imana yatutegetse twese. Akaba ari ibintu akurikiza we mu buryo binyuze muri politike, ariko no kubana n'abantu b'abavandimwe be nabo usanga ashaka kubana nabo neza. Donc igihe bamuhaye ibyo byaha, ntabwo twabyemeye. Twari tuzi ko ari kutumvikana neza, akaba ari na politike, hakaba ari na byinshi bamubeshyeho. Donc ibintu byo kuburana tukabona mu mategeko y'u Rwanda, ntago nabonye ko yashoboye kwihagararaho neza nk'uko yari gushobora kwihagararaho ari imbere y'urundi rukiko. Nuko nyine igihe yageze mu rukiko cyo hanze,
ibintu byahindutse nk'umuntu bari kumva neza ibyo yarari ku defanda nuko nguko nyine ukuri kwatsinze maze bakagaragaza ko ibintu byose bari bamushizeho nk'ibyaha ko atari byo koko. Nkeka ko ari niyo mpamvu perezida yagezaho akavuga ngo ke ngaho ndamupardonye, justice ibe koko bamurekure mugiriye imbabazi. Mwabyakiriye mute rero? Birumvikana byari ibyishimo, ariko mwahise mwongera mugarura icyizere ubutabera bw'u Rwanda? Twabyakiye neza rwose, twavuze ko nyine ukuri kuzatsinda, n'ubundi nibyo twahoze tuvuga. Aho ngaho nyine ni Imana yari ikoze akazi kayo, igaragaza ko n'ubundi umuntu ukurikije ibyiza by'abandi bantu ko azagera akabibona koko, akagera ku bintu yifuza. Byatumye nyine ashobora kongera gukomeza politike ye, kandi politike ni kugira ngo igihugu gitere imbere n'abantu bose baba mu gihugu cy'u Rwanda ngo batere imbere. Ni byahagazeho kandi bazabikomeza. Tugarutse inyuma gatoya, wigeze kuvuga uti hari uburyo ndi mu Rwanda hari ibyo nabonaga ati nkumva wenda biracyari cyangwa se byavuyeho. Ugeze mu Rwanda wasanze niki cyagutunguye kigera mu Rwanda? Ikintu cyantunguye nuko hari ukuntu dushobora gukabya ibintu kubera kutaba uri aho biri kubera. Donc navuga ko kuba mu Buholandi tuba twumva amakuru mabi gusa, nitumenye ibyiza. Ibyiza bivuzwe n'abantu batari abanyarwanda peut-être, bigatuma ahubwo tudashobora kubizera neza, tuvuga ngo ikibazo cy'abanyarwanda n'abanyarwanda gusa bakimenya neza. Nuko igihe nageze hano ngasanga abantu banyakiye neza, nubwo nabuze ngo ngomba kuba nari mfite image itariyo. Nuko nguko ahubwo byarantunguye, ahubwo ndishima kubona ko nibuze nshobora kuza bakanyakira neza, nkaba mfite security nta kibazo. Ni ikintu cyatumye ubwo nifuza no ko nabandi tubana hariya mu bihugu byo hanze babona nabo bashobora kuza bagasura igihugu cyabo, kuko ni ibintu twese tuba twifuza ariko dutinya gukora. Wagize amahirwe yo kugera mu Rwanda, ariko nkeka ko wanageze no hanze ya Kigali. Hanze ya Kigali n'umujyi wa Kigali wasanze bimeze bite? Biratandukanye ni bimwe? Tubwira uko wabibonye. Mbona hano mu mujyi Kigali hari mwateye imbere, donc hari propre cyane, imihanda imeze neza, amazu arubatswe neza. Ariko wagera hanze ugasanga hari ubukene bukomeye. Hari ubukene rwose, hari abantu nagiye mbona baba mu mazu yenda gusenyuka. Ubundi ukabona hari n'abandi bagenda bambaye imyenda rwose igenda gucika nayo, ukabona ari abantu batambaye n'inkweto. Hari abo twahuye nabo bavuga ngo nyine turarwaye ariko ntabwo dufite amafaranga yo kwivuza. Ubwo bukene rero ni ubuntu bwatumye mbabara cyane. Mvuga ngo hari byateye imbere, ariko turacyafite inzira ndende yo kunyuramo kugira ngo ibibazo byose tubikemure. Ukigera mu Rwanda hari ibinyamakuru bibogamiye kuri leta byavuze amakuru bivuga ko ngo hari amakuru mama wawe yaba yaraguhaga ngo y'ibinyoma by'uko wenda ngo mu Rwanda rubayeho neza, ngo ariko wahigereye wahabonye. Hari amakuru ubundi yaguhaga kubwira ko u Rwanda rumeze nabi? Mama nyine yavugaga ko ikibuze mu Rwanda ni ko abantu baba mu bwoba, ntago batinyuka kugaragaza ibitekerezo byabo by'ukuri. Kandi naho ngaho nyine nkaba nzi ko igihe baba bahari bo kugirira umuntu inama habamo ikintu cyiza. Igihe abo bantu babuze rero kubera ko baba bafite ubwoba bwo kuvuga,
iyo nama nayo irabura. Donc mama yambwiraga ko ari cyo kibazo gituma u Rwanda ruratera imbere, kwa ko abantu bafite ubwoba bwo kuvugisha ukuri, kuvuga icyo bafite mu mutima yabo. Ubundi akanavuga ko nabyo bituma no muri politike abantu batinyuka kuhagarara ngo biyamamaze, nabyo bigatuma nyine politike imeze nkaho ifunzwe, ntabwo biri accessible ku bantu bose, ntabwo biri urwango, ntabwo abantu bose ntabwo bibageraho. Yego. Hanyuma uri mu Buholandi, urareba uko ibihugu bibiri, ni ukuvuga ngo byose ibihugu bibiri ari u Rwanda n'u Buholandi ubifiteho nosiyo, yaba mu buryo bw'imitegekere no mu buryo bw'imiyoborere, byose urabibona, uranabasha kubigiraho experience cyangwa se ubunararibonye. Watubwira uko ubona mu bihugu mubamo bitandukanye no mu Rwanda kuri demokarasi? Kuri demokarasi donc ni cyo kibazo nyine ko cyo kugira ubwoba mu bantu kiba hano mu Rwanda. Navuga ko ari cyo gituma na demokarasi itabaho neza hano, kubera ko mu Buholandi buri muntu arivugira ko yifuza, akagaragaza ibitekerezo bye hatagombye kuba ikibazo. Nta muntu utinya kuvuga ibyo yumva muri we. Hano mu Rwanda rero aho abantu bavuga ngo sinavuga kubera ko bishobora kuntera ibibazo, ni ikintu kitagombye kuba gihari mu bihugu bihagaze kuri demokarasi. Hanyuma wenda wakomeje ku bantu bari hanze ko bashobora kuza mu Rwanda nabo bakirebera, ariko iyo uganire na mama wawe wumva gukora politike mu Rwanda byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kubera ko mvuga ko gukora politike hano mu Rwanda, kubera ibibazo byo kutumvikana, kubera n'ibibazo byo kutagira iyo openness muri le peuple ariko no muri politike, navuga ko ibyo bintu bituma politiki ikomera hano mu gihugu. Ntabwo biba byoroshye ku muntu ushaka kugera imbere, kugira ngo mama nawe yashatse kwiyandikisha, ariko parti ye ntabwo bari bayandika. Ibyo bintu ni ibintu ubundi bitabaho mu Buholandi. Igihe ushatse kwiyandikisha haba hari amategeko ajyanye n'ibyo bintu, uyakurikije wagera kuri icyo kintu. Ariko kuba amaze imyaka 10 hano adashobora kwandika parti ye, ni ibintu bigaragaza nyine ko politike ya hano itemera abantu bose. Nagira ngo rero ko ibyo bintu bimaze guhinduka aribwo abantu bakora politike ikaborohera. Tubibutse ko rero turi kuganira na Raisa uje neza, ni umukobwa wa Madame Victoire Ingabire, afite ishyaka ritaremererwa gukorera mu Rwanda ryitwa Darufa Umurinzi, ni perezida waryo. Turi kuganira rero ku buzima yabonye akigera mu Rwanda, dore ko amaze igihe kinini, imyaka igera kuri 26 adakandagira mu Rwanda, ariko kuri ubu ngubu ari kutubwira uko ahabona nuko bimeze. Niwe turi kuganira rero. Mbibutse rero ko niba udukurikiye utarakanda subscribe kuri YouTube yacu, channel yacu Mubavu TV online, wayikanda kugira ngo ibiganiro byubasha kubibona. Reka dukomeze wenda n'ikiganiro cyacu, utubwire uko ubona urubyiruko rw'i Kigali cyangwa se uko urwumva, kuko wenda nta gihe kinini urahamara, ariko ni nk'iki wababwira, kuko nkeka ko muri kaminuza wize ibintu bigendanye n'amategeko, hari n'ubushakashatsi wagiye ukora bugendanye n'uburyo bwo gukemura amakimbirane, conflict resolution, cyangwa se n'ibindi bitandukanye wagiye ukoraho bya human rights, wagiye ugerageza gukoraho ubushakashatsi. Ariko twagira ngo ubwire urubyiruko musa nkaho muri mu kigero kimwe, kuko ntekereza ko utararuvamo, imyaka 35 urayigira, watubwira ni nama cyo wabaha? Ngewe nabaha inama yo kuzajya bahura maze bakiorganiza,
ibyo bashaka kugeraho bakashira ingufu hamwe kugira ngo babigereho. Ntago umuntu umwe agera ku bintu fasiloma nk'uko abantu benshi bashobora kubigeraho. Igihe abantu bashoboye kwiyorganiza, groupe yabo irakomera, n'abantu bayireba bakayirespekta. Nicyo nababwira ko bashobora gukora, kubera ko no mu Buholandi nibyo nabonye bituma abantu bari kubura ibintu na bimwe, byaba mu bintu byo mu kazi, byaba ari ibintu bya rights. Rwose igihe abantu bafatanye bakiyorganiza, guverinoma nayo irabumva, igeraho kavuga ngo aba bantu ntago dushobora gukomeza kubashira ku ruhande, reka tubumve. Kwiyorganiza rero ntago ari ibintu byoroshye, ariko birashoboka. Bifata biba ubushake, bisaba ubushake. Ubushake buhari, abantu bagahura rwose bagatanga ibitekerezo byabo, bakabanamo ibyo bifuza kugeraho, bakabiha priorite, bakabigaragaza rwose. Organisation yabo igaragaje ibyo bashaka kugeraho, bakaba basa nkaho babihaye guverinoma, ngaho ngo murebe ibitekerezo byacu, murebe priorite yacu, mubihe agaciro. Icyo gihe numva ko rwose bashobora kugera ku bintu byinshi. Mu Rwanda birashoboka ukurikije amakuru ufite? Hari ibintu wavuga ngo bitigeze kuba, ariko kubera ko bitigeze kuba ntabwo bivuga ko bidashobora kubaho koko. Niba abantu kugeza ubu ngubu batari bashobora kwiyorganiza ngo bagaragaze ibitekerezo byabo n'ibyo bifuza, ntabwo bivuga ko bidashoboka. Cyeka ko abantu cyane cyane wa mugani abantu iyo jambo ntabwo nzi kurusubiramo, urubyiruko yego, numva ko rwose ari abantu baba bagifite imbaraga, bafite na zo guhagarara ku bintu koko bakabirwanya. Rero icyo gihe nkeka ko babigeraho. Ni ugushira ubwoba, gushira ubwoba kwa hari igihe wumva uri intimide, witinya rwose, uvuga ngo gose abantu bazandeba gute, n'igihe uvuga ngo nshaka ko umuryango wanjye uzagira ibibazo. Hari n'abandi bashobora kuvuga ngo yewe situation yanjye iri stable ubu ngubu, sinkore ikintu gishobora kubidestabiliza, ariko ibyo bituma ahubwo udatera imbere, bituma udashobora kugera kuri bya bindi byiza, ahubwo biri imbere wageraho ukoze iyo effort. Donc abo bantu b'abajeune rwose nababwira ko bafite imbaraga batazi ko bafite, rwose izo mbaraga bashize hamwe bagera ku bintu byinshi cyane. Mu gihe wabanye na mama wawe, wigeze umwumva n'ingengabitekerezo ya jenoside? Na rimwe rwose. Donc mu rugo nta kintu ibintu by'amoko nabyo twavugaga, ahubwo nabisangaga hanze. Hari igihe natahaga mvuye gusura abandi bantu nkavuga ko se mama ibingi bivuga iki, nkabaho urugero par exemple ari papa ni umunyenduga, mama ngo ni umukiga. Ibyo ntago nari mbizi. Ni ibintu donc abantu bakunda kunseka bavuga ngo wowe ntago ari umunyarwanda wuzuye cyane. Njyewe ndi umuntu nakuriye donc mu Baholandi, nzi ko umuntu ni umuntu, ukaba mwiza cyangwa ukaba mubi, akaba ari uko nguko ugomba gufata abantu uhuye nabo. Ntabwo ugomba kureba ngo uyu nguyu aturuka hehe cyangwa uyu nguyu ibyo bintu ni ubusa. Navuga ko ari ubusa rwose. Hanyuma iyo uri mu Buholandi, birumvikana hariyo n'abandi banyarwanda nabo wenda bagezeyo mu buryo butandukanye, ari abagiye kwiga, ari abagiye bahunza igihugu. Ibitekerezo byabo n'uburyo bumva bavuga ko ari ibihe bibazo biri mu Rwanda byugarije u Rwanda, unatubwire nuko wabisanze. Bavuga ubukene, ibyo rwose bakunda kubivuga cyane, kuko buri muntu uri hanze aba afite undi muntu wo mu muryango wabo ukiba hano kandi ukennye. Donc buri gihe bakagerageza kubafasha, ariko n'ubuzima bwo hanze ntabwo bworoshye kugira ngo
abafashe abantu bose baba hano donc ni ikintu gituma abantu benshi bababara cyane bavuga ngo abavandimwe bacu baba muri situation mbi cyane ariko ntabwo baba bazi ko bakemura icyo kibazo ubundi bakavuga ngo abantu bafite ubwoba ntabwo batinyuka kuvuga icyo bafite mu mitima yabo byaba kuganira ntabwo ari no kuvuga ngo usanga kuvuga muri politike cyangwa mu bintu by'abanyamakuru ni no kuvuga ngo kuvugana n'umuntu mubanye umuturanyi ntabwo abantu batinyuka kuvuga rwose ibintu biri ku mitima yabo kubera ko nta cyizero gihari ko undi muvandimwe ashobora kubyakira neza donc akaba ari ibyo ngibyo bavuga cyane ariko bakongeraho ko ibibazo twagiye tugira mu Rwanda ibibazo byatumye n'ubundi tugira na jenoside ko bitari byakemuka hari navuga mu cyongereza reconciliation ubumwe n'ubwiyunge ni ibintu bifatigiye kugira ngo bibeho koko ntabwo ari ibintu uvuga ntabwo ari formula uba ufite ngo ninkora ibingibi turaba twakemuye icyo kibazo cya reconciliation ni ibintu bifatigiye twose ariko bisaba ko hari abantu b'abayobozi babitunyuzamo twese kandi ntabwo navuga ngo ni abanyarwanda bo mu Rwanda bonyine bakeneye kunyura muri iyo nzira n'abo hanze nabo bakeneye kubinyuramo foro rero twese tugomba kugira icyo tubikoraho kugira ngo tubigereho igihugu ntabwo gishobora gutera imbere tutumvikanye twese ko turi abanyarwanda ko igihugu ari cyacu twese kandi ko ibyiza by'igihugu bitureba twese ntabwo ari bamwe bagomba kubaho neza ngo abandi babeho nabi buri muntu agomba kwisanga muri iki gihugu akavuga ngo rwose ndi fierté kuba ndi umunyarwanda ndi fierté kuba mbaye muri iki gihugu reba ukuntu twakibatse reba ukuntu kimeze ni ibintu bifata igihe ariko tugomba kugira nacyo ni ikibazo donc abandi bavuga bari hanze ko kitari cyakemuka wigeze wumva ufite ubwoba bwa mama wawe uri muri politiki ari hano mu Rwanda buri gihe nagiraga ubwoba ko ariko wumvaga abandi baba opposition bagenda babica bamwe abandi bakabura abandi bakabafunga donc ntago twari tuzi ibyo tuzanyuramo ibyo mama azanyuramo donc buri gihe icyatumye twihangana tugira confiance ko ibintu bizagenda neza navuga ko ari mu kwemera Imana tuvuga ko Imana niyo yonyine izi inzira ya buri muntu niyo yonyine izi aho umuntu yitaba Imana n'ubundi ntago tuba tubizi twebwe donc no kubishira mu maboko y'Imana nuko nguko twageze aho nyine tukamusengera ubundi tukamuvugira aho dushoboye byaba muri news cyangwa muri za Facebook cyangwa ahandi hose aho twahuraga n'abandi bantu tukababwira rwose ngo hari mama wacu ari mu Rwanda akora politike ariko yagiye ahura n'ibibazo mumuvugire namwe aho mumenye donc tukabona n'abandi rwose bari kubyakira mama yagize abantu bamusuporta benshi bari hanze mu bihugu bitandukanye bigatuma natwe dukomera ntabwo ari urugamba turiho twenyine ni urugamba rw'abanyarwanda bose n'abantu bose bifuza byiza ku Rwanda donc twagiye dusanga rwose abantu bose duhagaze hamwe bigatuma natwe tugira courage yo gukomeza nyuma yaho afunguriwe hari ibindi bikorwa byagiye biba twavuga nk'igikorwa cyo kuza kumusaka mu rugo kumuhamagaza kuri polisi kwisobanura kuvuga ko akorana n'imitwe y'itera ubwoba kuvuga ko afatanya n'abandi bateye ibitero byahitanye abantu mu Kinigi ko nawe yari abifitemo ukuboko ibyo byose yo mwabyumvaga na nyuma yaho mwumvaga ko agiye kongera gusubira muri gereza gufungwa
iyo possibility yahoze ihari ko bashobora kongera kumufunga ariko tukavuga ngo ntago baba baramurekuye ngo bongere bamufunge kandi n'ibyaha bari bamushizeho ni ibintu byari bikomeye cyane ntago warekura umuntu wumva ko yakoze ibyo byaha ukamurekura mbere y'igihe maze ukamusubizayo ngo oya ntabwo twumvaga bishobora kuba ariko ntawamenya buri gihe twahoraga tuba tuzi ko tugomba kwakira ibintu byose uko biza ariko tugakomeza donc nkaho twakoraga avance umunsi ku munsi ntabwo hari igihe uvuga ngo siturebe kure cyane tuzi ibyo dushaka kugeraho ariko dufate ibintu umunsi ku munsi kugira ngo utaza kuburana courage ariko no kugira ngo ukore ibyo ushoboye buri munsi kugira ngo ibintu bigende neza mu kumva iyo mwumvishije ibintu biba bimuvugwaho rimwe na rimwe bica mu bitangazamakuru bitandukanye biba bimuvuga bavuga bati urugo rw'abandi bagabo bararwinjiye bakavuga bati hari n'ibyasohotse ejo bundi ubwo wageraga hano mu Rwanda bavuga ko ngo wamusanganye n'undi ugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi wenda Benayi Ntaganda baravuga bati yamusanganye nabo yahise agira isoni ibyo bintu byose mu byumvishe bari kubivuga gutyo n'ukuntu muzi uba wumva yabikora iyo byumvishije ukeka kari ibiki oya ni ibintu navuga ngo ni blague no kubiseka kubera ko igihe ubuzi umuntu hari ikintu bashobora kumubeshyaho akavuga ni laisse tomber no kubyihorera no kubishira ku ruhande n'ubundi abantu bajya babeshya bagakabya bakarenzaho ni ahubwo nibo batajya bagira isoni ubwo se ibyo bintu wabihimbye kugira ngo bigende gute koko sinumva abantu bashobora kwicara mu rugo bagavuga ngo reka mpimbe ibi bintu cyangwa ibi ngibi rwose nago nshaka gutukana n'ibintu ngewe nago nabihagararaho nago nabitindaho mama ndamuzi ko ameze rwose dushobora kwicara hano tukabiganiraho turi hamwe tugaseka tukagusaba abantu koko tukabagirira impuhwe ahubwo kubera ko nago muri twebwe nago bajya batubabaza bavuga ibyo bintu by'amafuti rwose nago batubabaza nago badutera ibibazo ntabwo batuba dufite muri ibyo bintu ngo gusa bishobora kuba ari byo koko na gato no hanyuma uri mu Rwanda ariko uzanasubira no mu Buholandi tubwire nk'ikintu wakwifuriza abanyarwanda bo mu gihugu cy'u Rwanda bifuza ko babaho neza mu mahoro kutaba ufite uburyo bwo kubaho bibuza umuntu amahoro kuba ufite abana nanjye mfite abana babiri nabashe kubagaburira byaba bineye ikibazo gikomeye cyane nuko mbifuza ko babaho neza ko ibyo bibazo byaba ari ibibazo byo ndagiki ndivuza gute turaba hehe ndambara ibiki donc ibyo bintu ni ibintu base nta muntu wagombye kugira icyo kibazo n'umwe ubundi nkaba mbifuza ko babana n'abandi banyarwanda muri iki gihugu neza rwose njyewe numvaga abanyarwanda dufite umuco wo gukundana donc buri muntu uko mubanye mugafashanya kubera ko muri kumwe nyine yego ntabwo numvaga ko abanyarwanda rwose bashobora kuvuga ngo turabanye ariko mugendere kure uyu nguyu nakumwizera uyu nguyu ibiki nabyo narinzi ko biba mu banyarwanda birambabaza igihe mbyumvishe kwa ko nageze hano numva rwose abanyarwanda ndabakunze kurusha uko nabakundaga na mbere turi bamwe donc ni ibintu rwose ibyo byo kwangana byo ndabyanga cyane nifuza ko bazabana naho neza ubundi nabo baba hanze nakwifuza ko nabo bashaka uburyo bakareba igihugu cyabo bakagira encore imagination yo kubaka igihugu cyabo batavuga ngo twaragihunze ntago tukiri abanyarwanda cyangwa ntago kiri igihugu cyacu nifuza ko nyine
twakongera kwiyunga muri twebwe abantu bose. Ya tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye, nagira ngo ugire ubutumwa utanga nk'umwe mu banyarwanda baba hanze y'u Rwanda ariko bakunda igihugu cyabo ndetse banakifuriza ibyiza. Nagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu batandukanye. Nababwira ko rwose ibitekerezo byabo, ibyo wize hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri ibyo bihugu by'abamahanga, ni ibintu byafasha igihugu hano mu Rwanda. Ntuzabigumisha hariya hanze ubona igihugu cy'u Rwanda kidatera imbere, ahubwo uzabizane igihugu cyongere gikomere, ibintu bibeho neza hano mu gihugu. Byaba ntabwo ari Kigali yonyine igomba gusa neza, n'ahandi hose agomba gusa neza. Dufite igihugu cyiza cyane, u Rwanda ni rwiza. Bazagaruke rero bubake igihugu cyabo. Gufasha umuntu uri kure we ntabwo byoroshye, ariko uri hamwe nawe ubwo uramufasha kurushaho. Navuga ko ari ibyo bintu bikenewe cyane. Nanjye ubu ntabwo ari ubwa nyuma nje mu gihugu, rwose nzajya ngaruka, ahubwo nicyo gihugu cyanjye, ahubwo kurusha ko ubuhorana ari cyo gihugu cyanjye. Ntabwo nzi ibyo Imana ifite imbere yanjye, ariko nifuza kubona ko igihugu rwose kizakomera. Ibyo nakora, ubushobozi Imana yampa, nanjye nkabikoresha kugira ngo tugere ku kintu nibuze. Turagushimiye cyane kandi urakoze cyane. Namwe mwakoze. Tubashimire cyane rero mu mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Nizere ko Raisa yatuganyirije ibintu byiza kandi biri buze kubafasha, inama z'urubyiruko namwe yaba ari abari hanze n'abari mu gihugu, ibyo mugomba kubahiriza yabigarutseho byose. Kandi tunamushimire cyane, imyaka ni myinshi ataba mu gihugu, kuba byonyine akimenya kuvuga Ikinyarwanda ni ikintu tugushimira cyane. Kuko biriya binanagaragara ko umuco wawugumanye w'ubunyarwanda, kuko bavuga ko ururimi ni umuco, byonyine kuba ukiruvuga ukivuga Ikinyarwanda nabyo ni ishema, kandi rwose byo biri mu bigomba kukugaragaza ko ukunda igihugu cyawe. Turabashimiye cyane rero, mushyire comment kuri kino kiganiro, ndetse n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Iki kiganiro ni byiza ko munagisharinga ahantu hatandukanye mu rwego rwo kudufasha kugira ngo ubutumwa nk'ubu ngubu bujye bugera ku bantu benshi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda. Bye bye.